Mwaramutse bakristo bavandimwe inshuti z'umusaraba. Ni Gahizi muri kumwe nk'ibisanzwe muri ya gahunda sobanukirwa ubwiru bw'Imana. Ndabashimye rero mu cya gitondo cyiza, igitondo kidasanzwe, igitondo gikomeye, igitondo cy'imbaraga, igitondo cyo gutabaza, igitondo cyo kugira ngo usobanukirwe mbere y'uko ugira icyo ukora cyose, ubanza usobanukirwe ese niyihe updated y'Imana ku buzima bwawe bwa buri munsi. Haleluya. Rero uyu munsi nakuzaniye iyindi updated idasanzwe ku munyamwuka. Nawe uri munyamubiri, ariko ndagusabira ngo iki gitondo Imana ikugenderere kugira ngo igusobanukire. Niyo mpamvu uyu munsi nashatse kugira ngo tuganire, kugira ngo dusobanukirwe, kugira ngo tunamenye, kugira ngo tuve mu rwego rumwe tujya mu rundi rwego. Imana ibaha umugisha cyane. Ni Gahizi Alain nk'uko mu bisanzwe. Nimero yanjye ni ya yindi 0784433358. Wowe ukeneye ko tuganira, wowe ukeneye ko hari ibindi twagirana inama, kuko nkenera inama, nawe waba ukeneye inama, tugasangira, tugasharinga, tugafashanya kugira ngo niyo mpamvu Bibiliya ifite amagambo adasanzwe abantu badasobanukiwe. Imana igenda ivuga, ugiye mu ntangiriro, hari ahantu Bibiliya Imana iravuga ngo ntibikwiriye ko umuntu aba umwe. Haleluya. Abantu rero bagize confusion, bazi ko ibyo ari iby'ubukwe, kuva mu busiribateri ujya mu gushaka. Reka da, kuko Imana iyo ari kuba presi, kuko ni Imana iri presi, yari kuvuga ngo ntibikwiriye ko umuntu aba umusiribateri, ariko iravuga ngo ntibikwiriye ko umuntu aba umwe. Bivuze ngo umubare umwe ntago wakora igitangaza, umubare umwe ntago wakuvana ukujyana ahantu runaka. Ni nanone hari irindi jambo rivuga ngo babiri cyangwa batatu ngo nibaza bagahuza umutima, ngo nanjye nzamanuka mbane nawe. Ni ukuvuga ngo umubare umwe ntabwo uhagije kugira ngo hagire icyo gikorwa mu buzima bw'Imana. Haleluya. Rero uno munsi nashatse ngo tuganire, cyangwa ubwire umutima wawe ubwire ngo ntibikwiriye ko mba jyenyine. Haleluya. Ntibikwiriye ko uba wenyine, kuko ushobora kuba uri wenyine nta Mana ufite. Bishobora kuba uri wenyine ukeneye umufasha, uzaza akagufasha ukagera mu bushake bw'Imana. So ni ibintu n'ibyo n'ikindi cyigisho gikomeye wakabaye wiga. Ariko reka tuganire ku magambo Imana yashize muri iki gitondo kidasanzwe, kivuga ngo ni ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo ububyutse bugaruke mu mutima wawe cyangwa mu gihugu utuyemo. Haleluya. Ndashaka ngo usobanukirwe neza. Rero reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore kubihuza, kuko benshi baba bakeneye kugira ngo bamenye ukuri, kuko ijambo ry'Imana ni nacyo kintu kidasanzwe. Ni ijambo ry'Uwiteka direct, ni ubuhanuzi butavangiye. Haleluya. Reka dusome rero muri Matayo 23 guhera ku murongo wa 37 kumanuka kurangiza 39. Haravuga ngo ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora kubiki gihe. Haleluya. Hano ni 36 ngo ndababwira ukuri yuko ibyo bizasohora kubiki gihe. Ibi ndimo ndababwira ni ibyanditswe kera, ariko biravuza ngo ndababwira yuko ibyo byose bizasohora akubiki gihe. Wowe uri muri iki gihe, birashaka nkubwire ngo ni ibintu biro biraba Imana yakuzaniye kugira ngo usobanukirwe. 37 aravuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugabatera amabuye abagutumweho. Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ukabatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imiswi yayo mu mababa yayo, nimunkundire. Haleluya.
niba twashaka tukarekera hano gusa birumvikana. Haleluya. ngo Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundukira imiswi yayo mu mababa yayo, nimunkundire. Haleluya, haleluya. Rero nababwiye ngo iki gitondo turaza kuvuga ku magambo mato ariko asobanutse neza nimba umwuka w'Imana uza muri wowe. Navuze ngo uno munsi ngo ni ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo ububyutse buze mu buzima bwawe cyangwa buze aho dusengera. Reka nkubwire inshuti y'Imana, muri iki gihe amasengesho yose, amasengero n'amasengesho ni ibintu bibiri byagendana ariko bisigaye ari ibintu bibiri bitandukanye. Amasengero n'amasengesho byaratandukanye. Kera, haleluya, kera amatorero yabaga ari mu gihe cyayo agasenga agatanga ubutumwa, bigatuma noneho ibintu bigenda neza. Ariko ubu viziyo y'amatorero yagiye ibutamoso kubera yuko batamenye ibikoresho. Haleluya, haleluya. Ndakwingize rero mwene data, ndashaka nkubwire inshuti y'Imana, wowe uri murankurikira muri iki gitondo, ndashaka nkubwire ngo iyo ushaka ububyutse ugomba kumenya amahame y'ububyutse. Haleluya. Nkunda abantu buriya iyo ngiye no gusenga guterana mbabwira ngo Mana ndashaka buri akantu kose kanyigisha. Nigeze kwicarana n'umuntu twagiye hano guterana, numva arimo arabwira mugenzi we ngo hano nta bubyutse. Haleluya. Kubera iki? We ibyo bavuga bitandukanye n'ibiri mu mutima we. Ariko Imana itugirire neza kugira ngo dusobanukirwe kandi tumenye. Haleluya. Abantu benshi niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo dusenga nabi, ngo niyo mpamvu tudabona, ngo kubera yuko dusenga bitewe n'amarari y'imitima yacu. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Imana itugirire neza kandi dufashe. Nababwiye ngo nimba dushaka, nimba itorero rishaka, nimba igihugu ishaka ububyutse, kigomba kumenya amahame. Icya kabiri, haleluya, tugomba kumenya no gusobanukirwa ibikoresho by'ububyutse. Icyo gishaka kuvuga iki? Imana, haleluya, iyi Mana ishaka gukora impinduka, iyi Mana ishaka kuzana impinduka mu gihugu, iyi Mana ishaka kuzana impinduka mu torero, ishaka kuzana ububyutse cyangwa indi bindi, yizanira igikoresho. Haleluya. Yizanira igikoresho cyacu. Haleluya. Niyo mpamvu, haleluya, haleluya, haleluya. Ariko reka umve aka kajambo keza. Haleluya. 37 aravuga ngo Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Haleluya. Muri gitondo ndagutumweho, gutumyeho. Imana yambye nkubwire niki gituma utera amabuye abagutumweho. Wowe uri murankurikira, wowe umukozi w'Imana, wowe mushumba uhagarara amatorero, wowe muhanuzi. Haleluya. Mu misiri imbere nzababwira hari iby'Imana irimo irambwira, ndimo ndategura ibyerekeye abahanuzi n'abashumba bavuye mu muhamagaro kubera yuko batamenye igihe cyangwa meteo y'Imana ku buzima cyangwa ku itorero. Haleluya. Ariko ndashaka nkubwira inshuti y'Imana muri iki gitondo cyiza cyoroshe kugira ngo Imana yongere igusane ubundi busha. Ndagutakambiye ndanakwingize mwene data uri muranyumva muri iki gitondo kugira ngo umenye. Ndashaka nkubwire ngo Imana hari icyo yazanye, hari icyo yazanye.
hari icyo yazanye mu buzima bwawe. Ndashaka nkubwire ngo iyi Imana ishaka kuzana ububyutse mu buzima bwawe, iyi Imana ishaka kuzana ikintu kidasanzwe, hari ibintu igomba koherereza. Ugomba kumenya amahame y'ububyutse. Ni ikihe kintu kigomba kugaragaza nimba ari mu gihe cy'Imana ku buzima bwawe? Haleluya. Ariko Imana idufashe cyane kugira Mwuka Wera akwigishe kandi agusobanukirwe. Nababwiye ngo ikiguzi tugomba gutanga kugira ngo ububyutse bwongere bugaruke. Bene data, birababaje muri iki gihe, biranateye n'ubwoba muri iki gihe. Haleluya, haleluya. Ndimo ndababwira ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo ububyutse buze. Bene data, buri gihe iyo Imana ishaka ko hagira ikintu kiba, yohereza ibikoresho kugira ngo bishoboke, kugira ngo habe impinduka muri iyo gahunda, l'instrument de réveil. Haleluya. Rero iyo Imana yohereje ibyo bikoresho byayo, ntubimenye cyangwa ntubisobanukirwe, ni cya gihe habamo rotation. Haleluya. Rero iyo utabimenye, iyo utabisobanukiwe, bikagucika kugira ngo noneho bizongere kugaruka, bizatwara igihe tutazi cyangwa nawe utazi. Niyo mpamvu rero muri iki gitondo, nshuti y'Imana, ndakwinginze, ndagutakambiye, ndaguhendaheza, nyemerera muri iki gitondo ureke gutera amabuye abagutumyeho, reka kuzana sababu, ahubwo reba, uranze umenye ibikoresho. Haleluya. Unabisobanukirwe, kuko hari icyo Imana ishaka. Reka nkubwire nshuti y'Imana, wowe uri buranyumva muri iki gitondo, hari ibintu bibiri nshaka kugira ngo nkubwire byoroshye cyane. Haleluya. Buri munsi, haleluya, mu muryango cyane mu gihugu, Imana itanga inyenyeri ku gahunda runaka. Ni ukuvuga ngo iyo nyenyeri iba izana umwe mu muryango cyane ikabyutsa umwe mu gihugu. Ndashaka nkubwire ngo igihe birashoboka yuko muri wowe hari inyenyeri yawe ari kugira ngo ubwire ubwoko, inyenyeri yawe ari kugira ngo uvane umuryango uwujyane mu buryo runaka, ariko ntushaka kubimenya, ntushaka no kumenya uwo uri we buri gihe. Haleluya, 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 haleluya. Ndimo ndumva uno munsi ndashaka kubwiriza, ngashaka no kwigisha, ariko Umwuka w'Imana unyobore, kuko ndashaka kuvuga ibyo Imana ishaka ko wumva muri iki gitondo, kuko ndi mu zindi mbaraga. Ndumva shaka kugira ngo ubyumve neza, ndumva shaka guhanurira, ariko reka Umwuka w'Imana ndashaka nkubwire muri iki gitondo, nshuti y'Imana, mu muryango wawe Imana izabyutsa inyenyeri ya Dawudi. Nuyemera, haleluya, niwemera inyenyeri ya Dawudi ikazuka mu muryango wawe cyangwa mu gihugu cyawe, uzabona Goliyati yikubita hasi amaso mu yandi. Icya kabiri, ishobora kongera ikabyutsa, niwemera Yosefu mu muryango wawe, cyangwa ukemera Yosefu mu gihugu cyawe, ntabwo muzicwa n'inzara. Haleluya, 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 haleluya. Nshuti y'Imana, icyo nicyo kintu Aburahamu yarushije abandi, yabarushije kugira instrument ya detection yo kumenya ibikoresho Imana yamuzaniye. Umva nkubwire, hari abamarayika benshi Imana yohereje ku buzima bwawe, hari abamarayika benshi. Reka nkubwire, Imana yumvise gutaka ko Abisirayeli, iravuga ngo numvise gutaka ko Abisirayeli, ibyutse igikoresho ariwe Mose. Iramubwira Mose, numvise gutaka ko Abisirayeli, haguruka ugende. Haleluya. Imana yumvise agahinda k'Abanyayisirayeli
mu gihe cy'abafilisitiya ibona ukuntu Goliyati yasuzuguye ubwoko bw'Imana, izura igikoresho. Haleluya. Ndashaka nkubwira inshuti y'Imana, ugiye kureba ugasobanura neza, ugasesengura, ukinjira indipa mu ndani, uzasanga Imana izana ibikoresho bisuzuguritse mu maso y'abantu. Urebye Yosefu mu muryango we yari umuhererezi, yari bwa bana babitwa ko batese. Urebye Dawudi yari umuhererezi batereranye ari mu shamba. Ariko ndashaka ngubwire inshuti y'Imana, wowe wisuzugura birashoboka ko uri igikoresho cy'Imana, birashoboka. Reka nkubwire inshuti y'Imana, reka nkubwire wowe, reka nkuhanurire mwene data muri iki gitondo kidasanzwe. Haleluya. Reka nkubwire inshuti y'Imana, muri wowe aho wicaye hose ikore mu gatuza uvuge ngo muri jewe hari umwami ukomeye. Haleluya. Muri wowe hari umwami ukomeye, uvuga ngo muri jewe hari umwami ukomeye. Haleluya. Nuko reka nkubwire, Imana ireba mu Baisirayeli bose, bitewe n'igituma Midiyani bari batetse, itoranya umugabo witwa Gideyoni, yitaga ko ari umunyantegeke. Haleluya. Ndashaka nkubwire inshuti y'Imana, wowe wumva byagunaniye, wumva byagushobeye, wumva bimeze gute, ndashaka nkubwire ngo muri wowe hari umwami ukomeye, hari umwami wuzuye imbaraga, hari umwami utita kureba nk'uko ab'isi bareba. Ab'isi bareba bitewe n'inyungu zabo, ab'isi barebana amarangamutima. Ariko reka nkubwire inshuti y'Imana, Imana yacu, haleluya, ntabwo ireba nk'uko twe tureba. Haleluya. Imana yazanye ibikoresho byo kuzamura ububyutse muri iki gihugu cyacu, abantu ntibabimenya, ahubwo babatera amabuye nk'uko Bibiliya yadusomeye. Haleluya. Kandi Imana yarizanye kugira ngo ikubundikire nk'uko inkoko ibundukira uduswi twayo mu mababa. Murabyanga mubatera amabuye. Ariko nshuti y'Imana, ndakwingize muri iki gitondo, ndagutakambiye kugira ngo usobanukirwe. Emera Dawudi wawe kugira ngo Goliyati wawe bamuhirike. Erega nkubwira inshuti y'Imana, erega hari Goliyati ukumereye nabi aho wicaye. Haleluya. Erega hari Goliyati ukumereye nabi. Erega Goliyati ntabwo azaza nka Goliyati wo mu Bibiliya. Goliyati azaza wa wundi, birashoboka ko Goliyati hari uriya mu bosi ukumena Samukazi wicayemo, kuko afite iyindi mireberere, afite bene se, afite wamubujije uko yiba. Uyo ni Goliyati. Ariko numenya ko muri wowe Imana yakuzaniye igikoresho, haleluya, gikomeye. Birashoboka ko ari wowe, birashoboka ko ari jewe ndimo ndakubwira muri aka kanya. Ndashaka nkubwire ngo hari umwami ukomeye muri wowe. Niwemera igikoresho cy'Imana kigakora mu buzima bwawe, niwemera ugasubira Imana ikaguha iyo bita detecteur. Uranyumva? Muri iki gihe, muri iki gihugu cyacu, ahantu hose harenze abantu 100, amategeko yashizweho yuko abantu bagomba kunyura ahantu hatabaye kubasaka cyangwa bakanyura mu cyacuma kidetekta. Haleluya. Nuko abantu batabizi, bire n'ibintu biri spiritual, n'ibintu byo mu mwuka. Nta mukristo utagira detecteur. Detecteur ni umwuka wera. Haleluya. Ariko ejo bundi narimo ndaganira n'abavuga butumwa, umugabo umwe ambwira ijambo rirashimisha cyane. Arambwira ngo abakristo, ambwira mu Kiswahili ngo wakristo wa leo wanatembea kisabuni sabuni. Haleluya. Abakristo muri iki gihe murimo muragenda nk'amasabuni bafata bakavuruguta. Gira umutima wawe ngo acha kutembea kisabuni sabuni. Haleluya. Kuko nudasenga uzasengera, ariko nusenga uzagira detecteur de mensonge, uzagira detecteur yo kumenya. Haleluya. Uzamenya Goliyati wawe ari hehe, uzamenya Goliyati wawe arimo arakora iki.
haleluya, uzamenya n'uburyo uzafata amabuye yo kumutera kugira ngo umuhirike. nshuti y'Imana, haleluya, hari abantu batandukanye Imana yagiye izana, haleluya, abantu ntibabimenya, abantu ntibabisobanukirwa, ariko ndashaka nkubwire nshuti y'Imana, mwene data uri muranyumva, Imana yazanye ibikoresho muri iki gihugu ntimwabimenya, mu gitera amabuye. Imana yazanye abitwa abamasasu ntimwabumva, izana abagitwaza ntimwabyumva, izana abakozi batandukanye mu matora y'abadepere ntimwabyumva, izana abapasiteri Rutayisire ntimwabyumva mu batera amabuye. Ariko muri iki gitondo ndimo ndakubwira nshuti y'Imana, ndimo ndakubwira muri iki gitondo, niwemera Dawudi wanyu, Goliyati wanyu cyangwa Goliyati wawe azapfa. Niwemera Yosefu, inzara ntabwo izagutera cyangwa izatera igihugu urimo. nshuti y'Imana, reka nkubwire ibintu byoroshe kandi ugira ubusobanukirwe. Aburahamu kubera ko yamenye ibikoresho Imana yamuzaniye mu bubyutse bwo mu buzima bwe cyangwa mu gihugu cye, amenya ko abamarayika amenya ko ibikoresho ari bo bamarayika. Bibiliya irambwira ngo amaze kubafata neza, amaze kubakira, amaze kumenya ko ari ibikoresho Imana yazanye. Ndashaka nkubwire nshuti y'Imana, haleluya, ngo yafashe mu bye afata arabatekera. Ndashaka nkubwire nuhasoma neza, Bibiliya irambwira ngo Sara ngo yongera guseka. Nawe ndashaka nkubwire ngo muri iki gitondo, nimba Sara yarasetse kubera ko yarabwiwe ijambo atumva ko umuntu yamubwira, amubwira ngo mu gihe nk'iki, nanjye ndakubwira ngo mu gihe nk'iki nawe uzasama umwana. Haleluya. Umwana ntabwo ari umwana, bishobora kuba umwana wawe ari akazi, birashoboka ko umwana wawe ari kuva mu busiribateri, birashoboka ko umwana wawe no kuva mu byaha bikubase. nshuti y'Imana, ndashaka nkubwire ngo igitambo cyangwa ikiguzi ugomba kwemera ugatanga ni uguca bugufi. haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibagirire neza. Ndabingize rero bene data, iki gitondo Imana ashaka ngo mbabwire ko nuwemera Dawudi wanyu, Goliyati ubahagaze imbere, muzamuhirika. Niyo mpamvu mbasaba muri iki gitondo, wowe wicaye uri murandeba, birashoboka ko Goliyati akumereye nabi, birashoboka, ariko reka nkubwire, uretse nawe Imana ni Imana ikorera hose icyarimwe. Ndakubwiye ngo muri wowe hari umwami ukomeye kandi umwami udasanzwe. Imana ibagirire neza bene data, wowe wari muranyumva, ndashaka nkubwire ngo uno munsi hari igitambo cyangwa ikiguzi ugomba gutanga. Reka kuvuga abakozi b'Imana nabi, ahubwo banza urebe, uhindukire, ushake mu maso h'Imana, ureke ingeso zawe mbi, ureke. haleluya. Ikibazo ntabwo ari bariya, reka bariya babivange, Imana niyo izabakurikirana. Ntabwo wowe uri umushinjacyaha, haleluya, ahubwo wowe hagarara ku musozi wawe, ubwire Imana, ubwire ngo Mana dukeneye, haleluya. Imana yagiye ikora ibintu bitangaje mu buryo butangaje, ariko muri iyi minsi ndumva ashaka kukubwira ni icyigisho kirekire cyatwara ibyumweru 2, ariko numva gashaka kukubwira nshuti y'Imana, nyemerera wowe uri muranyumva muri iki gitondo, ugira icyo ukora, uhindura imyumvire yawe, banza uvuge ngo Mana nshize umupira hasi kubera ko namenye ko muri jewe hari umwami ukomeye. Imana ikugirire neza. Ni Gahizi Alain, mwarimo murakurikirana mu gitondo cy'umugisha, igitondo cyo gusobanukirwa ubwiru bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Nimero yanjye ni ya yindi, nimero yanjye ni 0782444358. ariko niwemera Dawudi wawe uzemera ko Goliyati aza kubitwa hasi, niwemera
niwemera nshuti y'Imana, niwemera Yosefu, haleluya, ndakubwira yuko nshuti y'Imana nta nzara izagutera. Ni ikibazo kibaye nuko uwakanzwe nibiri hejuru yawe, nibiguteye ubwoba. Reka nkubwire uyo Goliyati waguteye ubwoba, uyo Goliyati yakuteye ubwoba ntawo yanesha, kuko umuti wa Goliyati ni Dawudi. Haleluya. Emera rero Dawudi mu buzima bwawe, azakuneshereza Goliyati wawe. Ntugire ubwoba nshuti y'Imana. Reka nguhanurire mwene data ko ndabizi ko urabikeneye. Icyaro tuze uvuge ngo nimba witwa Gahizi nkanjye cyangwa ukitwa Alain, vuga ngo Alain, tuza muri wowe hari umwami ukomeye, kandi umwami ufite imbaraga, kuko yasekeje n'abakecuru aseza Sara, arambwira ngo Sara we, igihe nk'iki nawe ndakubwiye ngo igihe nk'iki nawe igiye gutwita umwana udasanzwe. Umwana wawe ni kiriya kiri mu ndiba y'umutima wawe ukeneye. Imana ibaha umugisha, Imana ikomeze ibagirire neza. Yari Gahizi, mwari muri kumwe muri iki gitondo cy'umugisha cyo gusobanuka ubwiru bw'Imana. Amen.